mbasuhuze ndetse nanabakira kuba mugarutse kuri no channel ya Joy Entertainment, channel yayi birimo biraberaho. Seka kavyoze karimo karaba ikibazora. Mwakoze share. Ya uyu munsi ngiye kwereka ukuntu mwafungura channel kuko nkuko nabibasezeranyije sinabwiye ise yuko agiye nzabakorera video bereka ukuntu mwafungura channel n'ikiriki kugira ngo noneho tukomeze tuhatwike. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu mwakifungura televiziyo yanyu, ubundi zino televiziyo za online iko bazita. Icyo nzaba ntafite aricyo ntazaba. Icyo nzaba mfite nzakibaha tugisangire. Reka mbere ukuntu mwajya muhatwika, mwajya n'iki shahando atatugiye kuhatwika. Ngiye kubereka ukuntu mugiye gusiribuka buriya kugira channel nkuko nabibabwiye, ntago ari ibintu bya danger nkuko mugiye kwibona hano. Muraza kubona ruturu tworoshye na mwakagubye ko mwana nakoze kera. Bamwe muri mwebwe babonye barimo barareba ibintu kuri YouTube bavuga ati sha uyu no muntu yatanze amafaranga ngahe, kumbi na amakuru bamenye kare uko nawe mugiye kuyamenya. Rero reka nze mbere kuturu twikorera urwego rwo kugira ngo dukomeze tuhatwike. Ariko buzajye mugibuka no gukora share kugira ibintu nk'ibi bijye bigira kure na kaviyoze nako kiyongera. Ubwo auzi kugira ngo ujya kuri YouTube yawe noneho nako mugiye kuyibona vuba hanga. Mugiye kubona urwego rwo gahinda mbandimo iyo mbona nta kaviyoze karimo karaza. Ubu nawe mugiye kuba ama YouTuber vuba hanga. Nzajya mbabwira noneho mubyumve cyane. Turumvishe benshi bambwira bati ira video nakoze ntago naberetse ukuntu bakireti channel ngo nanyuraga nkanyura haniki. Uyu munsi rero ndaje noneho mbere ukuntu dukireti channel n'iki bereke akantu kamwe ku kandi sibyo turareba gusa kuko ndaza kuberekana n'ukuntu wakora amajwi wa recording imiziki cyangwa se n'ibindi bintu bigusaba amajwi ariko utagiye muri studio. Twaje gusanga abantu benshi bafite ibitekerezo byinshi bakora kuri YouTube hano ariko ugasanga bafite ikibazo ngo nta bikoresho bafite, nta byuma, nta mikoro, nta computer. Biriya rero Joy B nshaka kubafasha rwose nkabere ukuntu ushobora kurikodinga nta bitagusabye mikoro, bitagusabye ngo ujye muri studio, bitagusabye ibyo bishoro byose. Telefone yawe yonyine buriya irahagije. Reka dutangire rero nkwereka ukuntu wabanze gukireti channel kuko buriya niyo foundation ya byose. Ntago wabikora uba udafite channel yo kubishyiraho. Erega mu spending amanuza mutakaza amayinite menshi buriya ama video y'abandi bantu, kandi buri ari amayinite mutakaza buriya mwaka yabyajemo ikintu cya danger gishobora no kubinjiriza ejo hazaza. Aha rero Joy bibitera ukuntu bemera. Reka mbere ukuntu mugiye kwifungurira televiziyo yanyu online. Aha dutangiranye na YouTube na telefoni ifite email isanzwe. Narababwiye buriya telefoni nako kugira ngo ugire YouTube channel bihera kuri email yawe ya telefoni. Email yindi ukoresha yindi ujya kuri YouTube uhereyeho. Mbere na mbere urabanza ubundi ukagira YouTube isanzwe muri telefoni yawe. Wamara kwigiramo undi buriya amafone agezweho YouTube ntago igifunguka afitemo email. Iyi yo rero ifite email isanzwe. Ugiye gucreatinga channel uhereye kuri telefoni ifite email isanzwe muri yo. Reba ukuntu tubigenza. Uraza ugakanda hara hejuru muri kureba hariya kuri karaka boro ubundi kagaragaza yuko iyo telefone ngo ifitemo email. Umara kugakandaho ukaza hano kuri add account. Ubwo ugiye gushyiramo account yawe. Ukaza ugakanda hara kuri myself. Ubwo nyine ugiye kwicreatingira channel yawe. Ukaza aho ngaho burimo urashyamo imyirondoro yawe, handi ushyiramo amazina n'iki. Nyuma yaho baza kukubaza email ushaka gukoresha guha ama option menshi cyangwa se amahitamo menshi. Ngaho uba ugomba kwemera bira bintu dusubize inyuma murebe se. Uba ugomba kwemera byose. Ukaza hano kuri iyo channel yawe. Noneho ukaza hano kuri karakaru kameze nk'ikaramu, kameze nka pen, ikaramu. Ukagakanda ubu ugiye kweditinga. Noneho bira bintu bisanzwemo ukabikuramo ugashyiramo ibyawe. Ubu nyine ubugiye kwita izina y'amazina bazajya bagusacinga nka kuriya mubona Joy B n'iki bura nanjye ni kurana bigenje. Nkaza aho ngaho ngira ngo muri muragenda mubona ukuntu ndimo ndagenda bigenza. Aho shyiramo wandika ibintu byawe ushaka yuko abantu bazajya bagusacinga bakakubonaho. Rebe waragize nyuma y'ibyo
uza hano ku ifoto uba ugiye gushyiraho ifoto yawe nk'iriya foto murimo murabona aho ngaho kuri Joy Entertainment, ugashyiraho ifoto yawe cyangwa se ugashyiraho na logo bitewe n'ibyo ukunda. Nyuma y'ibyo umaze gushyiraho ifoto, channel iba yabaye created, nta kindi kintu kiba gisigaye. Ikiba gisigaye rero ubwo ni uploadinga, warangiza ukarwana urugamba rwo kugira ngo ubone aba followers na ka views. Kuko nanjye ni ndakabura n'ikishaka umwanza support nze uko nkabona ka views. Murabona turo tutari mu bwenge tutazafasha benshi, muzajye mukora share mugire n'iki